Kunduhore we mwiza w'umutima. Ese muvandimwe wanjye kubona umubyeyi wacu wamutangiriye nkore amubujije kwambuka turabigenza dute? Nanjye nakubwiye kandi no kubera kutumva kwa Kunduhore. Kunduhore turamugira gute? nanjye naragerageje kubimubwira byaranze yanze kumwikuramo. Kuba ababyeyi baramwise Kunduhore niyo mpamvu kimwe munsiza tugusiga iki Kundu? abaye iki Kubera iki wishimye aho tishikira? mu bijyanye n'iki? Ubu mama wacu wamubujije kwambuka kubera ko wakunze igikomangoma. Watubabariye muvandi. Mbese mama bamufatiriye mu nkore? Bamufatiriye mu nkore bamubujije kwambuka. Kandi byose ni wowe tukubuza. Mbese wajya nkore iki kuko muvugisha? Nuse wakikuyemo kiriya gikomangoma. Mbese ubundi byose nijya mbikora aramutse ambwiye ko atankunda agiye ntabwo nabireka. Wowe ugomba gushaka uburyo wamwikura. Kuki uri kumuha umwanya? Urareba turi rubanda rugufi. Uragira ngo baturimburane n'umuryango wose. Kubaho ni ikibazo no gukunda ni ikibazo ubundi amwikuremo. Kuko rwose n'uw'ibwami azashakana n'undi w'ibwami. Neza ubundi abantu b'ibwami bitwara kuri ubwo ukuntu rwa rukobwa rwankubise ngo nimba ari icyaye. None se ntagare we wagiye gukunda umusore wamubengutse? Nyamara wagakwiye kumwikura mu nambe. Tukuveho. Ubu uri kureba amasura yacu yishimye. Kuko mama bamubujije kwambuka. Nise ubu njye n'igihe wishimye none ko wabivuyemo. Waretse guha umwanya kiriya gikoma niba kigushaka. Kubizi ko turi rubanda rugufi. Wamwikuyemo kareka kumuha umwanya. Nuko ntabwo nabushobora. Kubera icyo utabishobora. Kumenya urwego urimo. Agomba gukundana n'undi wo muri bene wabo. Mbabajwe n'ukuntu tugiye kurohwa bitewe nawe. Nzi ntabwo yavuze ngo azaturinda uretse tukamubwira bazwara ko mama bamwambutsa ka. Ngaho bimubwire turebe ko mama yaza. Azaturinda te arusha ububasha se? Arusha ububasha nyina wamubyara. None se wowe kubizi neza ko ibasi ibyo uvuze ibwami babyemera. Wababwiye ko bazizane nyine batari bo nyine bazaho. Ntako ntagize. Byahura ariko byaranze. Nyamara nose dukora iki bintu muri kunsaba ko nabibo. Oya wowe umwanzuro n'uwawe. Wowe ugomba kumureka. Nimba ari umwami agomba gukundana nabo mu bwami bwabo. Nawe ukamenya kuri rubanda rugufi. Ese abakene bavugiye kuzapfa ari abakene. Kuba turi abakene ntago ari twebwe twabyigiye. Urabizi no kugira ngo dusunutse ikirenge cyacu kugira ngo tugereyo byombi. Biba ari ikibazo. Biba ngombwa ko turinda kwaka uruhushya rutwemeza kujyayo. Nise bavandi ko Gisa nkunda kuko mbigenze. Baza umuntu wemera guhangana na mama wari. Yemera guhangana kubw'amarangamutima ye. Ariko umenye ko nawe atitegeka. Erega nawe yarabyawe. Tukuki ibyo tutabihindura. Nunguri ntago namureka ngo bushoboze. None se mama arahera iyo yagiye. Yaraza. None se araza gute? Rero reka twigendere. Kuko rwose umwanzuro urimo ni wowe ufite. Kunduho urambabaje. Nubwo wadutanze ku isi. Ariko uri igicucu. Uri nicyo ntazi. Ubwo nubwo mwakambwiye ko mbese mbigenza ngomba kujya gushaka igikomangoma. Siwe mubona Kunduhore asigaye yitwara gute? Sitwara neza se Kunduhore? Sawa ya pe. Asigaye yitwara nabi ahubwo ngiye ndikumva twamwanga. Ahubwo ni wowe uri kwitwara mu mico ntazi. Gatana nawe ubushuti bwacu nawe tukabureka. Kubera iki? Ntabwo mubona ukuntu asigaye yikundwa akaza ku gikomangoma. Nebe si ibyo bigutwaye iki? ubwo se nashakana n'igikomangoma umva tuzasigara
kidutoteza kigira ute urumva twe tuzatura bidutwaye nagutoteza ukabona amaramuko ibyo bigutwaye niyo Kunduhore nsigaye mwanga asigaye ngeze ahangaha nawe wakunze umwana w'umwana reka ayo makuru ndayafite none niba utaramwihoreye ni gute ushaka kwanga inshuti yawe mwanga kumva hakiri kare namwe nimubyibonera muzumva ko ibyo namwe none se ubundi niyikundwa kaza ibyo bigutwaye mureke yikundwa kaza karengera noneho igikomangoma ntikinamukunda niba igikomangoma cyemera kubahagararana nawe byumva kakurenge nyamara ndi kubagira inama wabwiwe n'iki ko kitamukunda ntabwo kimukunda njye ndabizi ubizi ute ndi kubabwira ikintu mpagazeho ntabwo twatse uhagazeho ute kugira ngo natwe tubwire kugira ngo tugihagarareho tubyemere natwe turebe ko ndi kubabwira muri kubyaho ndetse ubihagazeho gute tubwire nimukomeze mushinge umunsi azajya abahingisha ari amata niduhinga tukabona uko turamuka ibyo ntacyo bitwaye n'ubundi nerese nitumwanga se twebwe turakunda uwo mwana w'umwami ntabwo mbabwiye ngo mukunde umwana w'umwami ariko mureke ahubwo nabo umugore w'umwana w'umwami tuzaba tugize amahirwe tuzajya tujya ibwami kunywa amata dutembere mu bwami azabagira abakoroni n'inzoga mujye muyibura ntacyo bidutwaye inshuti yacu ntacyo bidutwaye ahubwo ndabona ntazi ibyawe si birasubirwamo umva mugende mundeke nimba mwaretse no kunywa umva kuretse nawe tubwire ese ubwo warabizi ko umwangutyo simbabwiye mukanga kubyumva mukomeza aho mwajya ntabwo twakomeza usigabire mu byawe umva n'umureo buri baraguzwa kuriya ntabwo buzi ko nsigaye mpanga n'umwamikazi azangabira inka umva mugende Kunduhore we mwiza w'umutima Gikomangoma unabuze ikintu nakora pe ni ukuri rwose uriya mukobwa ushatse wamureka ibyo ntabwo bishoboka ngira iyindi nama kuko bazizane nta kintu atwaye kandi wibuke ko ari ryo sezerano mwahaye umuryango ako sinakubujije kumbwira uriya mukobwa none se ubu urashaka ko uzayobora igihugu kitagira abaturage abaturage barabigize arega baraboreka oya humura nta kintu baba kubera ko uraba warenze amategeko y'ubwami kugeza izi saha sindumva ikibazo gihari Kunduhore abatwaye arega Kunduhore nuwo mu butindi kandi nta nubwo amategeko abyemera y'ubwami wowe kuri umutindi tuzajye kukuroha se ntago nanjye narenze ku mategeko banyo nubwo uri umurinzi wanjye ariko hari igihe mbona uri ikigoryi abakene tuzabace mw'ubu bwami bwacu tubajugunye erega isezerano ryagiyeho riba ari isezerano Kamanzi wikwirwa wigora ahubwo we mfasha nk'umuntu tugendana dore nubwo ndi igikomangoma ariko umaze kuba inshuti yanjye ngira inama y'ikintu nakora kuko uriya mukobwa ndamukunda rwose nyamara Gikomangoma ushatse wabitekerezaho neza bazizane ukamushaka wowe mwihorere kuko hari benshi bazacibwa imitwe umva mbwire Kamanzi wowe ubundi nta nubwo wagakwiye kungira inama ndabyumva gikira mu myanzuro yanjye yose gute ushaka kuvuguruza ngewe ibyifuzo byanjye bite byawe ndabyumva Gikomangoma nakabaye nkumvira ariko reka kwirebaho ureba abaturage bose bagize igihugu nsigaye mbona usigaye unyubaho ukasinze ikibazo ufite kuko nurenga ku mategeko y'ubwami abaturage bose bazabaca imitwe ibyo bindekere ngewe uko nzabikemura kuko bazizane ntacyo atwaye ako nzagukubita ubibone gutugumya kumbwira icyo cyohe cy'umukobwa ntazi erega ari cyo uri kwirengagiza isezerano imiryango yahaye kandi urabizi ko
iyo urenze ku isezerano igihugu cyose baracyoreka. Bazizane simukunda, sinzagera nanamukunda na rimwe. Uri kunyumva neza? Kandi iyo miryango yahanye amasezerano we ntabwo uri mu iyo miryango. Ugomba kunshyigikira mu myanzuro yanjye yose. Uri kunyumva? Erega rimwe na rimwe nanjye nishyiramo muri abo baturage. Ese ujya wibuka icyo uri cyo sha? Ndabyibuka gikomangoma. Hanyuma biguha uburenganzira bwo kuntundagira. Oya rwose ntago nabitinyuka. Ntuzongere. Ntago nzabyongera. Nyamara ushatse wakunda bazizane. Kuko ntacyo atwaye. Ajya bacuga ni mu Kinyarwanda avuga ngo abafite inkwi barya ibihiye. Nawe genda umurongore. Ikintu cyatumye mbicaza ahangaha rero kugira ngo mbabwire ko ndi gutinda hano kandi ntabwo nshaka gukomeza kuhatinda pe. Ubu ngewe ubwanjye namaze kwifatira itariki y'ubukwe kuko mwebwe ndabona kuyifata byarabananiye. Ubukwe bwawe nande se kandi? Nawe Gisa. Kanumva nk'igimasa. Banza mutakigira amatwi yumva neza. Si wowe nzakubwire kangahe? Ahubwo se wowe bazakubwire kangahe? Kuki utumva Gisa? Gisa ngenda kubaha cyane. Sinzi impamvu ushaka ko nkubahuka. Icyo utakoze ni iki se? Kubona ndabibona ntacyo utakoze ntacyo usigaje pe. Uzanyubahuke nta kibazo. Ese mwaba muzi neza ko nyina wa Kunduhore namaze kubwira abajabi bacu n'abagaragu bakamufata? Ibyo byo murabizi ngo ni iki utumvishe kugira ngo nsubirishe muze? Nyina wa Kunduhore waramufashe nawe? Aha. Murabona ngiye naraje gukina hano. Baziza uvuze ngo iki? Ese Gisa mu buzima bwanjye sinjye nkunda umuntu nsubirishamo. Akoma uyu mukobwa mwamuzanye hano kugira ngo hangane nanjye. Acisha make nawe. Kuki urambuza amahoro n'ukubera? Cisha make Gisa. Ucisha make. Ngomba uracyari umwana wanjye ntago tujye utwe kumvugira hejuru imbere yanjye. Asoni. Niba ari ibyo bintu byose uri gupanga rero kugira nkunde mbane nawe. Ngewe Gisa wo kugira mbane nawe napfa nkava kuri iyi si. Uri kunyumva neza ntago nabana nawe ibyo ntabwo bisigera bibaho. Ababyeyi bawe ntago bakubwiye amasezerano twagiranye? Azagenda Ngewe ubwanjye nakuze nzi neza ko ari wowe ngomba kubana nawe. Nakuze nkunda nta nundi musore nigize nkunda. N'abagerageje kumbenguka narabahakaniye. Ni wowe Gisa na wundi kandi ntacyo nazakora ngo mbane nawe. Nagira ngo utangarize ko nanjye bidashoboka. Keretse nubanza ukanzanira inzaratso kandi ndagize. Naho bitabaye ibyo ntago bizaba ibyo bipanga byose ubyikuremo. Akuzizi ko ushobora kuba batarakubwiye koko. Mama, Gisa nawe wagirika kuvugira hejuru. Niba warambyaye ukaba nkunda, umva wari rukuri uyu mukobwa muri uru rugo. Umva nkubwire rero ahubwo nkubwize ukuri. Nagira ngo nkumenyeshe ko so yenda kugaruka. Kandi umwami aramutse agarutse. Nta kiri kizakurikiraho usibye gutegura ubukwe bwawe n'abazizane. Wicara ubizi. Ngiye nkunda Kunduhore. Nta wundi mukobwa nzakunda. Kunduhore niwe mugore wanjye wa Gisa ceceka. Aho kushaka kunkanga. Bindya mu matwi yuri kuvuga ari rashyano ry'umukobwa ngo ni Kunduhore. Andusha iki? Umukobwa wo mu batindi gusa. Ubu nta soni ufite. Nafashe nyine niwe nzakurikizaho. Ahubwo nibuze ubwenge. Mama wa Kunduhore umurekure. Murekure. Kuko bitabaye ibyo ushobora kuzapfa mbere ye. Ese Gisa. Wibaza kuba naraje ahangaha. Naraje gukina. Nanjye nagira ngo ko ndakwibutsa ko twebwe ubwacu ubwami bw'iwacu ntago mwafungura udushumi tw'inkweto zacu. Nutagenda kakirero mwese ndabarimbura. N'ibyanyu byose n'utwanyu twose. Nagutegura ubukwe ngewe ubwanjye namaze gufata itariki y'ubukwe. Gisa wagiye utoza ariko mvuga inshuro zingahe kugira ngo uzuze. Ubundi gutekereza irishyano ry'umukobwa ku buryo ugomba kurongora abazizane.